Hashize imyaka ine. Hashize imyaka ine waramenye ko umwana wagiye kuzimu? Nibwo mbimenye. Igihe kimwe nza gufatwa n'indwara ndaremba. Bamusabaga igitambo kandi iyo umuntu ngo arwaye ntago bamwemera. Ntago bemera igitambo cy'umuntu urwaye. Iyo bigeje ninjoro nibwo bitangira kumva aratatse. Nyine bikamuniga impita mbyuka nkamufata agaragurika bimuniga urufuzi ruza ahebeba mbega ajya kuvuga ubundi ari uko bamaje gusenga umwanya munini. Hari igihe kigera umwana agahebeba? Aba afite isura idasanzwe, isura iba yabaye umuhondo, mbega ubona ko hari impinduka. Icyo gihe ntago yabonaga ko ndi nyina, yaramaze icyo gihe cyose nta kintu arya. Aramubwira atari kubundi gihe mwahereye mumpera amaraso mwarekeye aho ko nyahaze. Muri iyo nama icyo gihe yari ataravuga amabanga yabo, niwe yari mbega yarakiriyo atari yavuga. Mama icyo gihe twari dutetse isombe kandi nkahora numva umutima umbwira ati wakishe mama wawe. Noneho ndangije Slim Jesus. Reka na mama wawe wakegera iryo tukaganira. Reka mumaze mwicarane mwegerane nta kibazo. Yego, uyu rero ni umubyeyi w'uyu mwana w'uyu mukobwa, akaba ari umukobwa ku myaka 13, yatewe inda ku myaka 13, ubu ngubu ngo ari kuza 14. Uyu ni umubyeyi wiwe rero tugiye kuganira nawe atubwire ese byagenze bite, kimwe nuko hari n'izindi nkuru z'uyu mwana yatubwiye ko ngo yagiye kuzimu. We ni umubyeyi we afite icyo abiziho. Mama umeze neza? Meze neza. Meze neza cyane. Yego. Yego. Umwana wawe ngo aratwite? Yego. Inkuru yuko atwite wayumvisha ute? Byagenze gute kugira ngo ubimenye? Nayumvishe amaze nk'ukwezi mu gasozi hanze cyangwa se uregeza mikoro hejuru. Ko ntago umeze neza se? Ko umeze gutya ntago umeze neza? ntabwo Akonga ko yicayeho? Ukunda kwicara kuki? nakicara umwanya kandi mpamaguru. Uruhaguruka? Ntabwo nta kibazo. Wanahaguruka ukaruhuka ariko nta kibazo? Nta kibazo. Okay, twaganiriye. Yego. Reba bimeze bite? Wabyumvisha ute? nagendaga nyine mbyumva na abantu. No kugerageza kubagira ijwi mama. Yego. Ubwo rero nagendaga mbyumva, usibye ko n'ubundi ntago no mu kugenda yari ameze neza. Igihe bamufataga ku ngufu? Ntago yari ameze neza. N'ubundi egama nta kibazo. yagendaga gutyo mu ruzerero. Yari ari kuzerera arangije ahura n'uwo muntu amufata ku ngufu, azi ko afashe ku ngufu umuntu muzima. Kandi ari umwana rwose wifitiye ikibazo. Ufite ikibazo. Yego. Yego ndakumva. Hanyuma bigenda bite rero? Wowe uza kwakira inkuru ngo umwana wawe aratwite? Nza kubyakira ahubwo nkajya mpora nsenga mvuga nti iyaba nari mubonye akagaruka mu rugo. Mu kugaruka rero yego niwe wizanye azagambira ati uzi ko nongeye wa muntu nkamubona. Avuga umuntu ajyaga abona mu nzozi. Kubera ko ngiye kuva narabimenye hashize imyaka ine. Hashize imyaka ine waramenye ko umwana wagiye kuzimu? Nibwo mbimenye. Ni nabwo nabibonye avuye aho hantu aho yabaga ku Gisozi. Ubundi abana ni babiri b'impanga. Afite musaza we ariko yego we nubwo uwo mwana yabaga ameze nabyo nabonaga nta kibazo. Iyo nkuru uwo muntu babanaga ku Gisozi kubera ko ubushobozi ntabwo nari mfite, nari narakamwihereye nk'akana k'agakobwa ngo kajye baba bari kumwe amufasha imirimo. Yego. Ari gato aravuga ati ntacyo nzamurera. Yego. We naje kumva inkuru amamagara ati ibi bintu biba kuri Samiya urabizi? Ndamubwira we nta bintu bimubaho. Yambwira ati ndabona rwose bimeze nk'ibisazi. Ati se umuntu abambwira witwa Beyata uramuzi aricyo mupfana? Ndamubwira Beyata ndamuzi.
mbega ni mukeba wanjye. yego. arambwira ati rero niwe uza akamuniga akaza yivuga. icyo gihe hazaga n'abandi bantu, bari abantu 6, yego. harimo abitwa ba Manweri, abitwa ba Erike. yego. ubwo rero njyewe byarantunguye. arambwira tuze kuza urebe, kubera ko ndakora nshobora no kumusiga mu rugo nkasanga yagiye, kuko ntiyamenyaga ko yagiye, ntiyamenyaga ko yagarutse. noneho we yanagenda akarira cyane ngo aramusize. icyo gihe narateze. we yageze aho uyu nguyu umugore yagendaga ararira. yageze aho aba uruhinja, uruhinja ruto cyane, rwa rundi rubura umuntu rukarira. afite imyaka ingahe? Bima afite imyaka mbega afite nk'imyaka nk'Icyenda, nk'Icumi. ubwo nibwo njyambwiye ngiyeyo siyamenya. umwana wagiyeyo, umwana ntiyakumenya? ntiyamenya rwose. ntiyamenya kuri mama we? oya. arambwira ati dore nguku, ati ubu nta muntu winjira mu nzu ngo amumenye, nta n'uwinjira ngo asohoka amumenye. yego. ati nanjye iyo ninjiye ambwira ngo mami ari hehe. ati kandi ari njye winjiye. yego. ubwo nahamaze, nagiye nka 11 za mu gitondo, nibwo nari ngezeyo. nahavuye nka 4. yego. bamuha igikoma bakamutamika, akavuga ngo ibi bijumba muri gukomeza kumpa ntago ngoma kubirya kandi ari igikoma. bamuha umugati ngo uyu muceri ntawo ndya kandi ari umugati bari kumuha. mbona nanjye ni ibintu bintunguye. aho niho nafatiye agahinda. yego. ubwo yarambwiye ati noneho hari gurupe imusengera, yego, niyo ibasha kumfasha kugira ngo nabo bose babashe kwivuga, babashe kuvuga icyo bashaka. ubwo yambwiye ati bumwihoreye turebe ko mu cyumweru kimwe aragarukamo, wenda akazagarukamo kuma umuntu. icyumweru hashize nk'iminsi nk'itatu, arambwira ati noneho byakomeye, noneho byamukurijemo no arikubita hasi buri kanya. nahise nohereza uwo mukuru we mukuru, aragenda ajya kumuzana. yego. nawe ubwe ntazi uko yavuye ku gisozi nuko yisanze turi kumwe. mu kungeraho, usibye kuba yarakurikiraga uwo musaza we akamufata, akaba nyine ari wazi, akamujyana n'akaboko. baje n'amaguru? barateze. bateze imodoka. yakwinjira mu nzu ntamenye ngo uyu ni umuryango, ntamenye ngo iyi ni intebe. oya, nyine ubona ko yataye ubwenge. yaraje ku buryo yego ndabyumva. ubwo nanjye nyine nanjye nkabona ndi kumwe n'umuntu, nkaba yanataka n'uwo mutwe nkamuvuza, akaba yanataka n'ibirenge yabyimbye nkaba navuza, ariko we tutari kumwe. ambona akavuga ati ndi mama Niyori ntago ndi nyina. ese uwo mwana uciyeho uramuzi? ngo ntawe mbonye. kandi ari umwana umuciye imbere. nkamubwira ni ngaho jya mu nzu unzanira igikombe. yego. akagenda agahita aterura ibasi, basi shyira amazi ku mbabura, agahita ajya kwicara ku mbabura kandi imbabura iri kwaka. nibwo nagumanye n'ako gahinda. noneho umunsi umwe yicaraga ku mbabura iri kwaka ntashye. ubwo nahitaga tumufata vuba, ngo byabaye ngombwa ko tumuba hafi. yego. ariko ikintu we ubwe agahora yumva icyo afata cyose, yakwinjira mu nzu yansangamo agahita ankubita nk'ikintu afite. noneho bikageza igihe nkajya nguma hanze nkarara mu baturanyi, we kugira ngo abashe kuryama aruhuke. we iyo winjiraga mu nzu ntago twahuzaga, yafataga ikintu agahita akigukubita ashaka kukwica, ashaka kunyica. ni uko ngo muri icyo gihe wabonaga umwana wawe wibyariye ari gushaka kukwica? nkabibona rwose, ariko simenye izo nzira zose. yego. yagenzemo anarimo. igihe kimwe nza gufatwa n'indwara ndaremba, kugeza aho mbirasi yavuye Kibagabaga iza kumfata mu rugo. ngeze Kibagabaga bakampima buri ndwara yose bakabura, kandi ndi muri koma. nagiye muri koma namazemo iminsi 3.
nyuma yaho ari byo ubu ngubu bavuga nibwo yaje kuvuga ko ibyo byose bamusabaga igitambo kandi iyo umuntu ngo arwaye ntago bamwemera ntago bemera igitambo cy'umuntu urwaye yego kubera ko we icyo gihe yari agifite izo mbaraga ubundi uwo musaza Yego. aba avuga asangayo ni papa w'uwo mukasi icyo gihe yari akiriho rero yari akiriho aramuzi ntabwo amuzi nyine usibye guhurira muri ibyo wowe uramuzi oya ntawe nzi wabwiye n'iki ko ari papa w'umukase amazina avuga amazina icyo gihe yarwaye bakamusengera bavuga amazina y'uwo muntu yego icyo gihe rero we ngo kubera ko bari abantu 6 harimo abo bagiye basenga abo bose bagapfa yabuze umuntu asigira imbaraga ni ukuvuga ngo hari unsobanure neza abantu bose bamusengeraga barapfaga ubu uriya mukayizeri mu kumusengera n'ubu iyo yaba ari umuntu muzima urimo barimo gukorana uri gukorana n'uyu bari gukorana nka gute bari kujyana ikuzimu we bariyo nyine bakajyana ari we baba bafitanye izo mbaraga n'uwo mukasi ari nawe uza akaza kumutera uba wambaye iby'ibikara yego akaza akamufata bagahita bagenda uwo mukase ntabwo ari wuza ahubwo atuma undi muntu uwapfuye cyangwa se umuzima yego icyo gihe rero umuntu usaza mumureba njyewe ntago mba mubona uyu nguyu mwamubona hari gusa kandi adahari ariko ahubwo ari gukora ibintu mutabona tuba abaryamye ubona ko tuba mu nzu nto tuba turyamanye cyangwa se wenda aryamye ku buriri bwiwe ntajya kumva nkumva atangiye guhirita ariko ubwo biba byamwiriwemo ku manywa ubona ko adasanzwe yego ubona ko nta kintu ashaka kurya yego kandi ukabona ko nta mutima afite mwiza ubwo rero iyo bigeje nijoro nibwo bitangira kumva nkumva aratatse nyine bikamuniga impita mbyuka nkamufata ubwo igihe cyose iyo murambitseho bibiliya aba afite imbaraga zidasanzwe ubwo rero washaka kugira ngo arwane bikamuniga byamara kumuniga nibwo mpita mpamagara uriya munyamasengesho uriya muntu umusengera iyo aje rero igihe cyose bimufashe byanze bikunze ahita aza kubera ko njyewe nta mbaraga mfite zo kuba namusengera ngo mbishobore ubwo rero iyo amuje akamusengera ahita ababaza ati muri bande murashaka iki iyo bamarimo kumusengera we rero niyo ababonye akabona umuntu uje kumusengera ahita arwana arwana ajya kumufata kumukubita uraje uragarutse mu kayizero uragarutse kongera kutwica ubwo rero arasenga akabaza muri bande murashaka iki akavuga nyine uwo murimo turashaka ibitambo byose yarabiduhaye ariko turashaka Samiya ubwo n'uyu nguyu biba bituruka mu kanwa ke ngo bambwira ko ibitambo byose yabitanze bashaka nde Samiya we ari we bashaka niwe witwa Samiya yego kandi ari kuki iyo bamushaka ari we uvuga kuki ari we bashaka kandi yarabahaye ibitambo nyine ubu ngubu ubwo ejo bundi byazaga ku itariki 12 z'ukwa gatatu ndumva aribwo byaje byavugaga ko impamvu birimo kumushaka nta mbaraga ngo afite z'uko aho bamutumaga akifite imbaraga zijyayo nagakijyayo ubwo rero byashatse no kugira ngo bimunigire umwana mu nda biramuniga mpari icyo gihe byari nka 7:00 z'ijoro nibwo icyo gihe ahise afata inzira aragenda aratoroka mbega arabura muhitamo umubura ariko ngo byahise ashiduka ajya ku kibaga intuza Kacyiru kwa muganga ari gukora iki sumbaza uko yagezeyo mu gitondo nibwo noherejeyo umukobwa nibwo yatiye telefone ahamagara nomero yanjye ndavuga oya ubwo nyine iyo agiye mbaragarutse simba nzi ngo agiye oya ntaho mba nzi ubwo nibwo yageze umukobwa agiyeyo bamupima bamunyuza muri ekogarafi
bakabura umwana Mhm. bagasanga yatanga ikizamini cy'inkari cyo kureba umudamu utwite Mhm. inkari zikaza ari negatifu nyine nta ndirimo Mm. Mhm. bareba muri mashini bakabona nta mwana muri icyo gihe Eh, icyo gihe ntabwo aba azi ahari. ntabwo aba ahari ubwo rero ubwo no kwa muganga bazi ko bakiriye umuntu kandi bakiriye umuntu utariho. bakiriye umuntu udahari nk'uko nk'ubu ngubu tukaba twicaranye aha kandi tutari kumwe we yifitiye ibyo yibereye iyo byigire nk'ikuzimu. yego ubwo rero nibwo kugira ngo mbega nzabimenye uwo munyamasengesho niwe byagiye ahagaragara niwe wabimenye niwe watumye nanjye mbimenya. arangije aramuvugisha avuga amazina ye nuko avuga ati nitwa uyu n'uyu icyo dupfa ni iki ngiki. yego wamujyanye ute wari ugamije iki ngo namujyanye ngiye gushaka ubutunzi ngo uramuvamo ntumuvamo bikamuniga ati singenda ati wamujyanye gute niwe wavuze ko yamanukiye no kuri iyo mva iri ahantu ngo munsi y'urugo mu rutoki niwe ngo yagiye amuhaye mirinda ji ya mirinda yonyine niyo yatumye anabona n'izo mbaraga zimumanura bakagenda. yamuhaye ji ya mirinda icyo gihe amujyana ikuzimu. yego bari bahuriye he? yari amusanze mu cyariyo babaga. yego arangije amuha ji ya mirinda ngo bigeze nimugoroba aramubwira ati ngwino tugende njye kukwereka ahantu tujyanye. nibwo ngo yagiye bageze kuri iyo mva amuha akaji nk'umwana nibwo uyu nguyu yahise bagenda. akimara kukanywa rwose baba bagiye. ngo sinzi n'andi magambo yahavugiye babona imviri ibonetsemo iyo nzira yakubwiye. hahita habonekamo ama esikariye baramanutse. rero twabanye muri ubwo buzima ntazi ibyo byose uwo mudamu yarabikubwiye. uwo munyamasengesho niwe wabashije kumusengera amusengeye igihe kinini. yamusengeye igihe kinini ahita avuga buri kimwe cyose. byumvikanaga se ko basi gifite ubwoba icyo kidayimoni. iyo atangiye kumubwira ati ntawubona uyu ari mu maboko y'Imana bagasenga cyane barasenga ahita avuga ngo ndagiye nyine ubwo nibwo uyu nguyu ubona ko ahise ahwera. ubwo rero byajyaga bimara nk'amezi 2 akongera akagaruka amuziza ngo kuki wabivuze. warabivuze wabivugiye iki. izo nzira zose yarazivuze niho ububabare bwose yahuye nabwo. ibyo byose akimara kubivuga nizo ngaruka agenda ahura nazo mu buzima. naho mbere nubwo wenda yajyagayo ntabwo byamunigaga cyangwa se ngo bibe byamutera nk'ibintu. kubera ko ibaze kuba bimufata agakubitamo reba ukuntu ikirahure kimeze mu muryango agakubitamo ntagire icyaba. kandi ikirahure kikameneka kandi ntagire igisebazana reka byamufasha. yego ubu ntabwo uba ufite ubwoba ntabwo bwabura ntabwo bubura nk'aharehare iyo ngiye mba mvuga nti ningaruka nkasanga byamufasha ari wenyine cyangwa se byamutegetse kuba wenda yakwica nk'aka karumuna ke mbega ubwo bwoba ndabuhorana. mba mbufite ntabwo bubura. ukora iki kugira ngo birwanye? kwizera Imana kuvuga ngo kubera ko yigeze kuba ikiragi biramucecekesha ururimi ruragoba. icyo gihe yamaze nk'ibyumweru 2 turi kumwe gutya ari ikiragi. umwana agera hirya uva muri kamera yamaze ibyumweru 2 ari ikiragi atavuga byatewe n'iki? kandi nta kintu arya
mbega tubanyeho gutyo gusa nta n'amazi yanywa kandi ubona ko nta kibazo abyibushye. Ubu hari igihe agera igihe bikamugira uruhinja, hari igihe agera igihe bikamugira mukuru, igihe kigera akaba nk'uruhinja. Kuba nk'uruhinja ubwo buvuze gute? Akahita aba muto cyane ku buryo yanakubwira ngo akajya koga akaba yakubwira ngo ngiye kwiyambura nogera hanze. Agahita akubwira ngo kuki uyu nguyu se wamwogeje umwicajije mu ibasi, nanjye niho ngiye kwicara nanjye mu ibasi nanjye noge nanjye unyuze. Yego. Oya yozwe ubundi iyo byamufasha azi ko mukuru wanjye ari we nyina. Ubundi ngiye ntabwo aba azi ko ndi nyina. Yego. Niyo mpamvu igihe cyose aba yumva yanakwica nyina. Ntabwo aba azi ko ndi nyina. Ni ukuvuga ngo byamushyizemo ko utari nyina. Ni ukuvuga ngo biba bimubijijisha akumva ko agomba kwica uwo muntu. Yego. Yego. Ubwo rero ubwo nibwo buzima bwanjye nawe tubanamo. Bwa mbere wowe wumva ko umwana wawe ajya ikuzimu wabyakiriye ute? Mbega we uwo mama akimuvugiramo akavuga n'inzira zose amukoresha, kubera ko umunyamasengesho amubwira ati vuga icyo ugamije uvuge n'iherezo ryabyo. We narababaye cyane nkibaza ikintu wenda bashaka, ese wenda ikintu gituma atamurekura, ikintu kimutuma muzereza gutya, bikanyobera. Hanyuma uwo mukase we bapfa iki? Ikigaragara cyo wenda ni nta kintu bapfa. Bapfa kwenda ko wenda yaramajije kubona babajyanye, cyangwa nuko wenda yamutanzemo igitambo bisanzwe kugira ngo wenda yiboneye iby'isi. Hanyuma rero wigeze ujya mu buyobozi byibuza cyangwa ujya ahantu uvuga ati uyu mubyeyi arambangamira? Ntago nigeze mbujyamo kubera ko uwo munyamasengesho yaravuze ati reka tugume dusenge. Mbega kubera ko wenda ushobora no kuba wajyayo wenda ari nawe ashaka nk'uko aba ashaka gutangamo igitambo, wenda akaba aranabibonye. Ndi kwibaza nyine wigeze ujya ahantu wenda uvuge ukajya nko muri ribu cyangwa ahantu gutanga ikirego runaka uti uriya mubyeyi yafatiye umwana mu cyane kuzimu? Oya ntabwo nigeze njya, ariko ejo bundi nibwo nabitekerejeho bimufasha ameze gutya atwite. Mbonye ububabare ahuye nabwo kugira ngo ntabwo yajyaga amufata mbere banasenga gutyo wenda akamurekura ntamukoresha iyo mirimo. Yego. Nyine ngiye mba mubona hari, ariko we iyo amajiye kugaruka ahita gutekereza ahantu yari ari, akubwira ibyo yakoze. Inkuru yakubwiye ko wabaza ahantu yagiye ni iyihe? Inkuru yambabaje ni ukuntu yaje yabyimbye ikirenge, nako twari turi kumwe abyimba ikirenge, ngo bamuteyemo kariya gashinge ka supaguru. Kiki? Nyine bakamuteragamo, bakamushinzemo gutya nka hano mu dore ngaha bakamushingamo. We kandi turi kumwe ikirenge kirabyimba, kibyimba ugenda ukibona, ariko ntazi ngo ni igiki kirimo. Aracumbagira kumbi ko karimo. Mu kumusengera njye mbonye wenda ko agarutse ahita ambwira ngo uza ahantu narindi, uzi ku isi ya 9 aho narindi, isi ya 3, ku isi ya 3, isi ya 3, ku isi ya 3 ahantu narindi. Nakoze banzamuye imisozi ndananiwe, umutwe ati ngo bamukoraga ibintu by'amabuye, ngo akazamuka umusozi, ngo nibigera saa 9 batari yazana icyo bamubwiye, kuko bamubwiraga ngo abe yamennye amaraso. Nibigera saa 9 atari yayamena, arahita agumayo, noneho agumeyo burundu. Kwica umuntu kugira ngo ataguma ikuzimu. Kugira ngo nyine ataguma muri iyo mirimo. Noneho we bigeje izo saha nibwo babonye n'ubundi yagumye kwizima, nta kintu ari kuzana,
ariko n'ubundi afite gahunda yo kukizana ngo ananiwe. yego Nibwo ngo bahitaga bamutera ako kantu kugira ngo ntabure imbaraga zinongera kugenda. Iyo mitwaro ngo yakuragaho byari ibintu ngo birunze paka ngo ari bubimareho. yego Nibwo rero icyo gihe uwo munyamasengesho yabaga ahari, arimo kumusengera, arimo kumuvuga ati ndakubohoza ndagukura aho uri. Nibwo rero yahitaga avayo za saha bamubwiye zitaragera saa 9. We rero akaza kubwira ati saa 9 njye abantu twari turi kumwe bari kumbwira ngo nica umuntu ni njye barashaka amaraso. hari umuntu yigeze yica uzi nyine ukabimenya? hari umuntu umwana yigeze yica ukabimenya? Oya njyewe ntago mbizi. We nyine we yakubwiraga inzira yiriwemo kandi mwirirwanye, wakakubwira ko yishe umuntu. nk'ubu ejo bundi icyo gihe ubwo bimuherukamo twaririrwanye ari hano ari ku cyumweru. We rero ngiye nkumva ko turi kumwe, ariko abanyamasengesho bo noneho byari bimaze igihe, byari bimaze nk'icyumweru cyose. Nibwo bamaje kumusengera babwira tumva niriwe ku rusengero Kagugu, ngo yiriwe ku rusengero Kagugu kandi yagiyeyo n'amaguru. Agiye yasanga hariyo umupasiteri waje kuhasengera urusengero rwa ADEPR rwa Kagugu. Abakristo ni benshi, abura uko yinjira. Kandi icyo gihe imvura yiriwe igwa. Ndamubwira turamubaza tuti se wiriwe hanze nabo bakristo imvura yagwa? Gati nta mvura yigeze igwa. Ati none ndarushye. Bari ubwo kubera ko aho ngaho bahabuzeyo igitambo Kagugu kubera uwo mupasiteri wahageze. We akaba yari afite isaha, ariko nubwo twari turi kumwe hano yari afite agasaha ku kaboko. Rero ngiye nkabona isaha ari kuyibarisha, isaha kandi itabara, isaha itabara. Ngewe nkaba ndimo kubona ari ku isaha ngo dore ngo saa 11 ngo ndaba mpari, ngo ndaba ngiye, ngo ndaba namubonye. Ariko ngiye nkabona yarebaho, nkabona iyo saha ntacyo arebyeho, ntiyaka. Gusa nkavuga ibintu urimo ni ibiki? Ngo oya ngo saa 12 ngo saa 11 ngo ndaba mubahaye. Naho ngo icyo gihe bari bamubwiye ngo ajye gutanga uwo mwana w'uruhinja. Sinarinzi yajya kumukura. Ese niba ari uwari umuri mu nda simbizi. Icyo gihe abanyamasengesho nibwo baje baramusengera, nibwo bamubwiraga bati wiriwe he, wari ufite gahunda yo kujyayo. Nibwo rero yivugaga, avuga ko ngo uwo munsi yari afite gahunda yo kuba yakwica uruhinja akarutanga. Ariko ngo yagiye kurwica ararubura. Ngo ararubura kandi twirirwanya. Kumva ngo inkuru y'uko umwana wawe yagiye kwica uruhinja wabyakiriye ute? Ndababara cyane. Nibwo nabwiye uwo munyamasengesho ndamubwira nti mukayizere aho bigeze tugombe tuzajye kureba uyu muntu turi kumwe. Yego mukasi. Tugende yego tujye kumwirebera mu rugo noneho nuko ameze. Muzajyayo? Tuzajyayo. Ndabona ariyo maherezo. Ntago bitinya? Ndatinya ariko kubera ko n'ubundi atunzwe n'amasengesho y'uriya muntu, mfite icyizere ko ikitamugumishayo. Nk'ubwiye arimo kumusengera, we ngo ahantu haba ari mu mwijima. We nubwo aba yumva amajwi y'abagenda ntawababona, ntawabagira gute. We aba yibereye muri iyo mirimo ye y'agahato. We aba yitungiwe n'ibyo baba bamuha n'icyo gikombe cyuzuye amaraso. Ubwo rero we ukanabona rwose arahaze nta n'ikibazo afite. Ubwo rero nko muri icyo gihe atavuga, ni ukuvuga ngo yamaze ibyumweru 2 ubwo ari ikuzimu. Ari ikuzimu, byaramugobye ururimi ngo ibyo akorerayo. Ubwo we baramusengeye biravuga, kandi bivuga icyo gihe we ururimi rwaragobye. Ariko bamaje kumusengera avuga ngo impamvu twamufunze umunwa ururimi
nuko ibyo dukoreye yaza akabivuga turagira ngo tumuhindure ikiragi ntakajya avuga niyo mpamvu twe twatwaye ururimi rwe nibwo umunyamasengesho amusengera avuga ati simvamo muvemo ubwo rero nuko niyo we agarutseho ahita agaruka avuga ngo uzi ukuntu numvishe mukayizera mpamagara narindi ndi kuvunika ati nareba hejuru akankurura mu mwobo ati uzi ko ati mukayizera ati singuhereje akaboko si wowe unzamuye kandi ubwo turi kumwe atigeze avaho kandi muri kumwe kandi icyo gihe iyo babaga bari gusenga yamukoraga mu kiganza oya yabaga nyine agaragurika hasi agaragurika bimuniga urufuzi ruza ahebeba mbega ajya kuvuga ubundi ari uko bamaze gusenga umwanya munini hari igihe kigera umwana agahebeba agahebeba cyane ubwo rero nibwo ahita avuga ngo naguhereje akaboko si wowe unzamuyeyo kandi ntabyo yakoze aba yamubonye aho bahuriye abaturanyi bavuga gute rero abaturanyi bavuga gute bumvishe umwana wari guhebeba nuko nyine nta kindi kuko bari ibintu ubona ko nawe yahinduye aba afite isura idasanzwe isura iba yabaye umuhondo mbega ubona ko hari impinduka nabonye bakora ikiganiro mbona hataye urufuzi yaguye hasi ndavuga se biriya bintu tugira ngo ni ibintu byo kubeshya twagize ngo ni ibinyoma biriya bintu byahise biba gutyo kuri kamera ubundi abanyamasengesho bo baje n'ubundi maze nahereye mu gitondo mbahamagara wantabaye arambwira ati simpari ariko ndaza kuboneka ngumisheho telefone imubwira nti ntabara kubera ko harehare niwe muntu umutunga niwe mbega umutunga niyo seromo yiwe icyo gihe ntago nigeze mbasha kujya gushaka ikiraka kubera ukuntu nabonaga ameze ubwo rero nibwo nagiye kubona mbona araje azanye n'umunyamakuru iby'umunyamakuru ngiye sinigiraga mbyitaho kuko numvaga n'ikiganiro n'ibyo arimo gushaka kumbaza numvaga ntabyo ndi bwiteho ahubwo ngira ngo uwo munyamasengesho amusengere vuba icyo gihe ntago yabonaga ko ndi nyina yaramaze icyo gihe cyose nta kintu arya kandi noneho mu nda kiniga icyo mu nda nkabibona mbega nkabona birakomeye nibwo badukoresha akaganiro gatoya mbabaye mwegera ntabikunde adatuma musukira mu karu icyo gihe umukobwa aruraha niwe wayimusukiye mu karu aramubwira ati ariko ubundi igihe mwahereye mumpera amaraso mwarekeye aho uko nyahaze we nyine ubwo yari azi ko ari amaraso aho ngaho yibereye nibwo yanatubwiraga akaraduhanura aratubwira ati wowe uri ku isi ya mbere wowe uzajya ku isi ya mbere wowe n'uyu nguyu mwega muzaguma ku ya kabiri ati wowe se umunyamasengesho amubwira ati se wowe Sami ati arangije aravuga ngo Sami ngo azigumira ku isi ya gatatu ngo we ngo ntago yavaho ubwo nyine waba yivuga ugavuga wowe kuzaguma oya wabavuga Samiya umurimo we abavugaho umurimo abavuga ngo Samiya bazigumira ku isi ya gatatu akavuga ko uzaba kuyihe wewe ku ya kabiri iyi turimo isi ya mbere ubwo ni iyihe niyo mu ijoro nuko ngo habaho amasa atatu nuko ngo we yibera mu isi ya gatatu we yibera ku isi ya gatatu ati ku isi ya gatatu se ikintu ubona we impamvu wakunda ni iyi ati ho haba hari umwijima wo ntago haba hakeye nko ku isi ya kabiri ati ntabwo ajya mutera ubwoba we nyine ashimishwa nuko abona ngo haba hari umwijima we iyo ariyo icyo gihe ntago nta bindi abatekereza waba yumva nyine ariho yibereye icyo gihe ujya muri koma we byari byavuye kuki byari byatewe n'iki we icyo gihe yari afite imbaraga uwo musaza yari atarapfa uwo musaza yaje gupfa yaje gupfa uwo musaza wabatumaga ibitambo ari nawe wabihaye uwo mukobwa we
uwo mukobwa we nawe akajyana igitambo ni uyu ukuvuga ngo uwo mukobwa yatanze igitambo cya mukase. uwo mukobwa amaze kumutangamo igitambo na mukase ntaraza atanguye atwaye ariko noneho nyuma aza gupfa. ise aza gupfa ngo abakoresha inama uko abatwara bose. n'uyu ngo yari arimo muri iyo nama icyo gihe yari ataravuga amabanga yabo, niwe mbega yari akiriyo atari yavuga. bakoresha inama mu buzima busanzwe, ubwo urumva yabakoresheje inama ikuzimu. arabareba ngo abona imbaraga we afite zo zose zo gukoresha izo mpanuka, zo kujya mu nsengero, zo kuba nyine yakwica, ntago mbega uyu yari atarazigira. ariko uwo mugabo, uwo musaza we yari azifite. arebye ngo abona nta wundi muntu yazisigira ukiri muto. uyu rero ngo aka kana niko kari karimo gatoya, aba ariko asigira izo mbaraga zo kwica abantu. arizo zingizo zakoresheje izo mpanuka izo zaho hose. yari afite imbaraga zidasanzwe. icyo gihe yari afite n'imbaraga na mukase zimurwaza cyangwa se mbega we yari afite imbaraga nyinshi. arizo icyo gihe bamwakaga igitambo cya nyina, abona ntago yatanga igitambo cya mama we, ahubwo wahita nteza uburwayi. kandi ngo ikuzimu ntago hajyayo umuntu, ntago bafata igitambo cy'umuntu. yabikoraga atese kugira ngo aguteze uburwayi. we ngo sinzi ibyo yampaye, kubera ko no kunkura muri koma yankuyeyo. ukuye yate? mu kunkurayo nari ndwajwe na mukuru wanjye hano Kibagabaga. ndi muri koma, urumva ko uko mbirasi yaje kuntwara mu rugo ntabyo nzi. uko nakagiye ku bitaro ko nakagezeyo ntabyo nzi. uko nakagiye muri koma ntabyo nzi. sibye ko ngiwe naje kubaho nako kugaruka mbona imbere yanjye habambye bya bintu baba babambiye umuntu wapfuye. nibwo naje kubibona. ubwo we aka kana kari gato, we akajya aho yakakagumanye mu rugo, we agahora kwa muganga. yaje gukora iki kuko ureba? ngo nko ku munsi yahazaga gatatu. mukuru wanjye akamubwira ati jya uguma mu rugo ugumane n'umwana, nako jya uguma mu rugo uteke agakoma. hari akandi agasaza ke gatoya, aka twari turi kumwe kwa muganga, mukuru wanjye ariwe ugafite. utekere n'umwana mu rugo igikoma, ubuza hano kumara iki? ntabwo twari tuzi amakuru. ariko we akagaruka akava Kibagabaga akaza mu rugo, akongera hanyuma y'isa akongera akagaruka kuza kureba uko meze. ngo ajya kugira ngo rero nkureyo, yaraje koko ngo yaraje asanga hari umuntu yagemuriyemo ifiriti. ngo yagiye guca imiti, ntumbaze ngo ni iyihe, asiga kuri twa dufiriti. ngo arantamika, ngo yantamitse udufiriti 3. nibwo nahise ngo nkira. tugaruka. kandi koko mukuru wanjye ibyo bintu yarabibonye. ariko mutamika. abona ari kuntamika kandi ndi muri koma. ndimo ibyuma ahantu hose. ariko kubera ko nyine umwana ujya gusezera kuri nyina umeze nabi, ujya kure umwana, urumva ko ntago we yabuzwaga. icyo gihe muri koma ko se ngo umuntu ari muri koma naba yagiye. nanjye ahantu nicyo gihe muri koma ahantu narindi. koma nayimazemo iminsi 3. nanjye numvaga nyine nanjye ntacyo natekerezaga, usibye filime yanzagamo televiziyo nini ya Furati. warayirebaga? niyo njye nari ndi kureba. reba inyamaswa ziba zirimo, ukuntu ziba hanyuraho nk'ingwe, mbega nk'ikiganiro cy'inyamaswa. hakanyuraho ingwe, hakanyuraho zimwe zifite amahembe. njyewe niyo televiziyo niboneraga gusa. uri kuyireba wicaye mu rugo? oya, nabaga ndyamye meze nka gutya. ubwo ariko iyo televiziyo ari nini indi imbere, irimo izo nyamaswa, irimo imisozi miremire. mbona umusozi ukiyibika
ukamanuka ukongera ukagaruka nkajya kubona nkabona undi musozi uteretse aha nkajya kubona nkabona hahise havamo inzoka nini cyane inzoka nkabona iraje iciyeho nkajya kubona nkabona haje ingwe nkajya kubona nayo iraje yihuta yangira mbega nk'imbere neza nkabona irigenze gake irarishije utuntu tw'utwatsi nkabona nayo iragiye mbona ibyo bintu ari byo bimpora mu maso kuzajya ubona inzoka icyo gihe uri muri koma warabitejwe n'umwana wawe ntabwo icyo gihe nari nzi ko ari we icyo gihe we yaramiraga ubuzima bwo kuba avuga ngo reka ndwaze urumva za mbaraga arazifite reka ndwaze izo mbaraga yarazitegekaga we yarageze aho azitegeka kubera za mbaraga wa musaza yaramuzimusigiye ubu yarapfuye yego arangiye agira ubushobozi bwo kumuhereza mubaza ikibazo kimwe none icyo gihe ni iki kugira ngo ni iki cyatumye utekereza kuba wavuga uti reka urwarishe mama wawe nuko ikuzimu ntabwo hajya hajyayo umuntu urwaye waravuga uti reka murwarishe ndi kukubaza n'ubundi wowe icyo gihe imbaraga niwe wazitegekeye wari ufite ubushobozi bwo gukontorora imbaraga wari ufite ntazikontorораga ntabwo ari nk'uko byaba nk'ubu ngubu ntashaka gukora byambwiraga ntabwo icyo gihe ntabwo numvaga amajwi njyewe nitekerezaga ikintu nkahita ngikora ubu ntabwo bikigutesha umutwe ubu ngubu bisigaye bikurusha imbaraga kuki si imbaraga zawe zagiye nanjye simbizi nyine bitewe n'ibyo n'abagiye bapfa imbaraga zigenda zigabanyuka uko ugenda wica abantu imbaraga ziragabanyuka ahubwo cyangwa uko utanga bake abanyamasengesho bica abadayimoni abanyamasengesho ni ukuvuga ngo wowe wari wifitemo abadayimoni benshi abanyamasengesho akaza akica umwe bityo akagenda bica bagenda bagushyira imbaraga ziragabanyuka ko imbaraga zagendaga zigabanyuka mbere yuko icyo gihe ntabwo wari utarasengerwa icyo gihe mama warwara ntabwo bari bagatangira kubimenya yego urangije uramurwarisha ni ukuvuga ngo wategekaga ikintu kikaba wamurwarishije utese ubwo njyewe nahoraga kwa muganga ariko bagahora banyiruka nyine wamurwarishije ute wabigenjeje ute mama icyo gihe twari dutetse isombe kandi nkahora numva umutima umbwira ati wakishe mama wawe noneho ndangije ari mu nzu naruye ya sombe itanahiye mpita mushyira uwo munsi yari nimugoroba yahise arwara ntabwo yayanze atagenda yicara mu nguni atarwara akomereza bitamutwara iyo sombe wari washyizemo iki ni uko nabitekereje ndavuga ati iyi sombe igomba kumukora yarwara umutwe ariko igomba kumurwaza uko biragenda kose kuko ngo wategekaga ibintu bikaba washaka umuntu yaba arwaye hari umuntu wakijije arwaye ntabwo nigeze nkiza ubwo urumva abadayimoni ntabwo abadayimoni bakiza bararwaza none ubwo niyo mpamvu rero icyo gihe uhandi kumanuka nsobanuye ni ukuvuga ngo wowe kumanuka yawe niwe wategekaga imodoka ngo zigongane kuzambukiranya wacagamo ugahita uzitegeka ntari ikibazo mama rero nawe tuganire yego biza kuba byarangira gute rero ukiva muri koma nkiva muri koma nahise ndeba ahantu mbona ndi kwa muganga mbona ndimo amaseromo mbona hari ibintu byinshi mbega numva sinzi uyu yahise ataha ubwo nari umutwe ngo nkifatwa ngo nari narwaye umutwe udakira numva nyine umutwe uraremeye mbega nyine nkumva ntacyo se nkibaza ikintu nikwereye ni igiki mbega ibyo nagiye muri koma natekerezaga mu rugo nibwo nahise nongera ndabigarukamo ndavuga se hanze ko abana bari batetse ibyo kurya se baje guhisha mbega nibwo nahitaga mpamagara mukuru wanjye ndamubwira nti twaje ute nageze aho ute ati se uzi igihe tuhamariye umwana wanjye arihe aka karabu yari muto ni mumume mwonse ati uzi igihe umaze ati tumaze hano igihe kirekire
nibwo twaje gute tujenwe n'iki se ndwaye iki bamwe bavuga ngo nakuyemo inda mbega bamwe bati ni uburozi mbega byayo byarayoberanye. wibuka kuzanira isombe urabyibuka? Ndabyibuka ariko ibindi byakurikiyeho nyuma ntabwo mbizi. ni uko ngo wari warozwe n'umwana wawe. Ubwo rero ariko ari uko agukunda. ibyo byose twabimenya ari uko abanyamasengesho bamusengeye bati nyoko mama wawe washatse kumutangamo igitambo igihe kinini uku nuko ati yego. nibwo yavugaga inzira byose ukuntu byagenze. ngo nanjye kwa muganga narahasezeye ndataha ngera mu ikaritsiye abantu bose bati urakiza Imana ishimwe mbega birabatangaza. Numva umuntu mbirasi yaje kureba mu nzu biba bigoye. ijambo mutinya kuvuga muri runo rugo ni irihe? Dutinya kuvuga ni irihe? ryerekeye iki? nyine hari nk'ukuntu ushobora kuba ati nk'iyo tuvuze kino kintu kimugwa nabi. ubu ngubu maje kubimenya. hari amagambo mutavuga ubu ngubu kumura mu rusengero basi. ajya ku rusengero. yego baramusengeye cyangwa ntabwo wabimenye? byamufatiyeyo mu rusengero mw'imbere. bigenda bite? nyine ntabwo aba ashaka gufata bibiliya, ntaba ashaka gufata igitabo cy'indirimbo, ntaba ashaka ko uririmba indirimbo z'Imana. yego ntabwo mbega bashaka kuvuga Imana. yego. ubuzima bw'umukobwa wawe ni izihe ngaruka bwateye mu buzima bwanyu? no kuba atwite gutya mpamya ko ari ingaruka zabyo, kubera ko ku myaka ye n'uko ameze ntabwo yigeze ibyo byose abyirukamo. ibyo byose byabaye ari uko kugenda. hari abantu bajya bamuseza bakavuga ngo wenda atewe inda na Satani. ariko kubera ko byose avuga ko ariko bimeze se. hari umuntu abimubwiye? barabivuga. bakamubwira ngo iki? bakavuga se mbega byatangiye kuvugwaho kino kiganiro kibaye aho baje kumusurira bakumva ibyo bye bakumva ko n'ingaruka ari izo. ati se buriya ntago yaba yaratewe inda n'ibyo byamujyanye cyangwa se bimukoreramo. bavuga ibiki? bavuga ayo madayimoni. ubwo rero yego niho mbega acikira intege, ariko ndahamya ko atari byo. ntago ari byo. ntago ari byo. kurumva n'uwo mugabo aramwibuka wabikoze. aramwibuka. ati ko atazi amazina ye, ntayazi, atazi n'aho atuye, kubera ko nk'uko anyibagirwa wasanga wenda banahura, ariko nk'uko mbega bimuteza kunyibagirwa ndi nyina, ni naho n'ibyo wenda atapfa kwibuka. bikaba byaramumwibagije. bikaba byaramumwibagije n'amazina wenda abizi ariko ntago yabyibuka. umusanga akunda kurya iki? ibijumba. nibyo akunda kurya. uko nguko ameze. akunda kurya ibijumba, agakunda amata. ibyo ngibyo. yego. ni kwibaza ni usa nk'umushyiraho mikoro nta kibazo ariko nayigumane. nashaka kubaza ni ikihe kintu kigushimisha gituma wishima muri iyi minsi? nyine kuba mbonye ikintu nshaka byo ndishima, kimwe nuko nshobora kugishaka nkamara iminsi 3 kandi nkamara iminsi 3 mbitekereza. ibyo ntabwo byatuma nishima, ariko iyo nyibonye ndishima. hari umuntu uheruka kubwira ijambo rikaguhumuriza? barayambwira. yego. ni nkande wabikubwiye? inshuti zanjye hari n'abanyura ari mu muhanda nicaye bakambwira ati wahagurutse tukagenda ubwo wicaye ngo bigende. mbabwira ati mwebwe muracyafite imbaraga nyine. ngewe nazo mfite abandi weve dupfe kugenda ntari bahurananirwa turagaruka. babambwira ati ubundi ko bibaho ubona ari we wenyine byabayeho. hanyuma rero ubwo urumva ko ufite abantu bakigukunda bakuba hafi, si bigushimisha? biranshimisha nubwo inshuti zimwe twagiye dushwana. ntapfuye iki? bamwe bambuzaga ngo kujya ku itangazamakuru, abandi ngo biriya bintu bamwe abatari babizi. yego. ujya ugira ubwoba bwo gupfa? ubu ntabwo ngira. kubera iki?
ubwo ntabwo njya mbukira kubera iki? mba mvuga n'ubundi ko ntabwo napfa mba narapfuye ubundi iyo mba n'ubundi uba uvuga ko ibyo abandi babona bapfuye ubizi wabibonye. mba mvuga ko n'ubundi ntabwo napfa. Yego, hanyuma rero ndibaza kuri ubu ngubu wenda tubwiye ubwo buzima unyuramo, ubuzima wanyuzemo, ariko kumva basi wari wiyumva mu rukundo ugahura n'umuhungu ukumva uramukunze? ndamufite ngo dukundana. Ufite umuhungu mukundana? Reka wa hehe? Bakibagabaga. Yego. Afite imyaka ingahe? 19. Arabizi ko utwite? Yego. Arabizi. Wamubwiye ko utwite byatewe n'iki? Kuganiriza kuri ibyo ngibyo. Yego. Okay. Ntabwo ujya utinya ko rero urukundo rwawe nawe rwazangirika cyangwa se ikuzimu bazamugusaba nk'igitambo? Ntabwo arabizi ko ujyayo, kogeze kujyayo? Yego. Ntabwo bagira? ntabwo bashaka ko tubivuga. Icyakora nuko agukunda gusa. Yego, mwahuye mutese? nawe twari inshuti nyine ariko akimara kumenya gutyo ahita avuga ati Samira buriya hari n'abamutereranye. Ni umwana mwiza cyane. Yego, hari abantu ni ukuvuga ngo we iyo muhuye ageza kugusura? Ntabwo ageza kugusura. Muvugana mutise? nuko hari igihe aca akamvugisha hano hanze ariko ntabwo yarinjira hano mu nzu hanze mu rugo. Ni ukwihangana ni na byiza wenda uba ufite umuntu utuma wishima ugira ibyishimo, ni byiza cyane. Mama wawe yababaye cyane ko ni ibintu bijya bimukoraho. Ndikumva twasuza n'ikiganiro cyacu, hari abantu bababonye bakavuga bati njye nageze mu rugo rwanyu nabonye ko nta kintu cyo kurya gihari, ni abantu bari mu buzima butoroshye butari bwiza, abantu bakeneye ubutabazi, bakeneye gufashwa. Niyo mpamvu bavuga iyi nkuru yabo ni ukugira ngo byibuza tugire nyine twumve ko hari abantu babayeho ubuzima nk'ubu ngubu butari bwiza. Urumva ari umwana yabayeho ubuzima bubabaje ndetse na nyina ariko nawe ntabwo yabayeho ubuzima bwiza. Yego mama, none abantu bifuza ko babafasha mwumva babafasha iki? ikintu kimuhangayikishije mpangayikishijwe no kugira ngo abone mituweli, wenda abone umwenda y'umwana, kubera ko n'ubu ntabwo aripimisha, nubwo wenda bavuga ngo ni amezi 5 cyangwa 6 ntabwo tubizi. Ako wigeze ugerageza kumubariza muri Isange? Uzagerageza umubarize, barafasha. Hari uburyo bafashamo abana batewe inda bakiri batoya. Uze kuza kubaza ubuyobozi, ujye mu bajyanama, umujyanama w'ubuzima si umuzi uba muri iyi ngiyi. Wigeze bimubazaho? Uze kumuganiriza, umwegere, umuganiriza, umubwire ikibazo gihari, aragufasha cyane. Ariko arakufasha ku kintu kijyanye n'ubuvuzi, kurya umwana ashobora kubona uburyo ajya kwa muganga nta kintu bamuciye, ku buntu nta kibazo na kimwe, ndetse biragenda neza. Ibyo byo ndabizi ko bikunda, sibyo? Hari abana, hari association, niba ari association, hari uburyo bafashamo abana batewe inda bakiri bato. Uze kwegera umujyanama w'ubuzima muri quartier arabikugiramo kandi bizakunda, sibyo? Aho wenda kujyanye n'imyenda y'umwana biragoye, ariko nayo azayibona. Buriya hari abagira neza bashobora kuzagira icyo babafasha, sibyo?
yego nimero ya telefone ku muntu wifuza kubafasha yacishaho amafaranga cyangwa yacishaho inkunga ni iyihe? wayisubiramo nta kibazo. yego yisubiremo. 7 sawa urakoze nakoze cyane.